بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Shimweni kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba inkunga. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo bebeza n'ababakurikiye nazakomeza kubakurikira mu kugira neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe b'ikiganiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisomo ryacu rishize twaganiriye ku gikorwa gikoreshwa ururimi nanone mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, nacyo nta kindi n'ubusabe, idua. Tugaragaza mu by'ukuri idua icyari cyo magambo arambuye, dusobanura idua icyari cyo, ibigihamya cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ukuba gusaba ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitandukanye zigaragaza agaciro k'idua mu buryo bugiye butandukanye. Turangije tubona bumwe mu busabe bw'abeza mu biremwa by'Imana n'intumwa zayo, mu ntumwa z'Imana nk'uko twavuze ubusabe bwa Adam, ubusabe bwa Ayub, ubusabe bwa Yunus, ubusabe bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nk'abo nibo biremwa by'Imana bafite umwanya w'ibanze imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Tubona uburyo bajyaga basaba Allah subhanahu wa ta'ala, bigaragaza ko niba barasabaga nitwe twari dukombye gusaba, kandi ibibazo bahuye nabyo Allah subhanahu wa ta'ala hamwe nuko byabaga bihambaye nuko byaba bingana yarabirangije. Tugaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala yarangiza ibibazo by'abantu igihe cyari cyo cyose baba bari kuri gahunda yo kubaha Allah no kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yo kugaragaza ibyo ngibyo, tugaragaza ko umuntu rwose nta buzima yadasaba cyangwa se yatishize mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo amusabe. Tubona ibyo umuntu agomba kwitwararika igihe agiye gusaba. Hanyuma aho twari twasozereje isomo ryacu ubushize ni kugaragaza bumwe mu busabe bwakirwa byihuse. Aho ngaha ndibuka twavuze ku busabe bw'umuntu uri mu mage wasumbirijwe, uri mu bibazo, ubusabe bw'umuntu wahugujwe, ubusabe bw'umuntu w'Umuyisilamu asabira mugenzi we mu Islamu, ubusabe bw'umuntu wiri wasibye, n'ubusabe bw'umubyeyi ku mwana we, ubusabe bw'umwana ku mubyeyi we, n'ubusabe ndetse bw'umuntu uri ku rugendo. Naha ngaha isomo ryacu ryari ryarangira ry'ubushize, ariko kubera ko mu by'ukuri tugomba kwinjira nanone ku kindi gice nanone k'ikindi gikorwa none cyo gikoreshwa umutungo mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se gutanga mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndifuza ko mbere yuko dutangiriye iryo somo cyangwa se twinjira muri iryo somo ko twabanza tugasoza byibura ibyari bisigaye ku kibazo kijyana no gusaba. Niba twarabonye ko gusaba ari itegeko kandi buri muntu wese afite impamvu zose zo gusaba, uwo ari we wese afite impamvu zose zo gusaba, tukabona nibihe umuntu asabamo n'ibyo agomba kwitwararika igihe asaba, ndetse tukabona n'abafite ubusabe budasubizwayo, cyane ko abo bose bafite ubusabe budasubizwayo umuntu arebye ashobora kwisangamo. Ushobora gusabira mugenzi wawe w'Umuyisilamu, ushobora gusabira umubyeyi wawe, ushobora gusabira umwana wawe, hari ubwo uri ku rugendo, hari ubwo umuntu aba yaraguhuguje. Ni impamvu zose zishobora gutuma wazamura ibiganza byawe Allah subhanahu wa ta'ala akakwakira kuri babandi baba baraguhuguje cyangwa se babandi baba barakugiriye nabi. Ariko nanone hamwe n'ibyo byose no kuba Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bw'abantu, ni ngombwa ko tumenya ko hari ibintu bishobora gutuma ubusabe bw'umuntu butakirwa. Impamvu zishobora gutuma ubusabe bw'umuntu butakirwa nizi zikurikira. Impamvu ya mbere ni ukuba umuntu atari kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba atari kuri gahunda yo kubaha Allah kuvuga ko yibereyeho nta swala, nta zaka, nta gusiba, ibikorwa tegekwa n'idini ntabwo abikora, ahubwo ndetse nanone kuri gahunda yo kubaha Allah ntabwo agendera kuri ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamubujije. Umuntu nk'uyu nguyu yasabye rwose ubusabe bwe ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala bwagera ko ntabwo aba afite istijaba. Kandi Imana mbese gukurikira
kwitabira inyito ya Allah subhanahu wa ta'ala agendera ku byo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Allah yaravuze ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, abagaragu banjye niba kubazaho mperereye uzabwire ko ndi bugufi. Ariko icyambere naba ndi bugufi bakamenya ko ndi bugufi bakansaba bamenye ko bagomba kunsaba icyambere falyastajibu li, icyambere nukubanza gukurikiza gahunda zanjye, kwitabira inyito impamagaro yanjye bagakurikiza ibyo nabategetse bakitwararika ibyo nababujije. Iyo niyo istijaba, falyastajibu li. Niba abantu bashaka gusaba babanze bagire istijaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, babanze bagire no kwemera bakagira no kwemera. Umuntu nta kwemera, umuntu nta kwitabira inyito ya Allah subhanahu wa ta'ala yarangiza ngo ndashaka kugira ngo ubusabe bwanjye Imana ibwakire. Ntabwo mbese istijaba ni ngombwa, ni ikintu cy'itegeko. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ati ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, yemwe abantu mwemeye Imana mwitabire impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala, nta yindi no gukurikiza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, dukora ibyo yadutegetse tunagendera kuri ibyo yatubujije. Nuvuga ko mu mpamvu rero zituma ubusabe bw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala tabwakira nukuba nta istijaba bafite ku mategeko, nukuba nta kwitabira gahunda z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala bafite no kwemera kwabo ntako. Nanone mu bintu bigaragaza ko ubusabe bw'umuntu kugira ngo bwakirwe agomba kuba ari wa muntu wohozagaho kuba ari bugufi ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bihe byiza, noneho byagera mu bihe by'amage nanone nawe yakwitabaza Allah, Allah kamutabara, yahamagara Allah, Allah kamwitaba, yasaba Allah, Allah kamuha mu bihe by'amage. Aha harashingirwa kumvuga n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yavuze ati man sarrahu, uzanezezwa an yastajiba lahu inda shada'id, kukuba Allah subhanahu wa ta'ala yazakira ubusabe bwe mu bihe by'amage, mu bihe by'ibibazo. Falyukthir min ad-du'a fi raha, agena wakora ubusabe kenshi mu bihe by'ibyishimo n'umunezero. Niba ubona ko hari igihe uzageramo ukanyura mu mage, ukanyura mu bibazo, nuvuga ko ugomba igihe uri mu munezero, igihe uri mu mudendezo, ugomba gushyiraho kwiyegereza Allah no kwinginga Allah no gusaba Allah cyane. Nanone hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaturutse kwa Ibn Abbas, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidu tujahaka. Rinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zakurinda, akurinde ku mutungo wawe, akurinde ku mubiri wawe, akurinde mu bawe, akurinde muri byose. Ihfazillah, rinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ko niba ushaka kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala gufashe akurinde, unamusaba kugira ngo akurinde, nawe ugomba kuburinza imbago za Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah tajiduhu tujahak, rinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala uzamusanga imbere yawe. Nusaba usabe Allah, wifashishe Allah. Icyo nicyo kintu gikenewe. Nukuvuga ko iyo umuntu yitabiriye impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala agahagarara kuri gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala, nawe yahamagaye Allah, Allah aramwitaba. Ariko ibyo ntabyo, nuvuga ko nawe n'ubusabe bwe ntibwakirwa. Icyo ni cyambere kibuza abantu, kibuza ubusabe bw'umuntu kuba butakwakirwa. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ubusabe bw'umuntu butakirwa nukurya ibintu bya haram. Nukurya ibintu bya haram. Imana ni nziza, ntabwo ikunda uretse ibyiza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Saad, ramubwira iti ya Saad atib mat'amak takun mustajabu ad-da'wa. Yewe Saad, gira ibyo urya kuba ari ibintu bya halali, tunganya ibyo urya mbese ari ibintu bifite isuku bya halali, nta kintu cya haramu urya. Imana izagira ubusabe bwawe kuba ari ubusabe bwakirwa. Bisobanura mu kindi gisobanuro ko niba umuntu ibyo arya ari bya haramu, ubusabe bwe ntabwo bwakirwa. Ni nka wa wundi wari ku rugendo twavuze mu isomo ryacu ryahise, aho twavuze ko nubwo Imana yakira ubusabe bw'abantu bari ku rugendo, wa wundi wari ku rugendo kubera ko ibyo yaryaga, ibyo yambaraga, ibyo yanywaga byose byari haram, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yakiriye ubusabe bwe. Yazamuye ibiganza avuga ati ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ariko mu byukuri ibyo arya ari haramu, n'ibyanywa ari haramu, n'ibyo yambaye ari haramu, n'ibyo arimo byose ari haramu. Uyu nguyu yatekereza ko ubusabe bwe bwahitahe kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala bwakire. Icya gatatu mu mpamvu
zituma umuntu mu by'ukuri ubusabe bwe butakirwa n'abantu kureka kubwiriza ibyiza no kubuza ibibi. Iyo abantu baretse kubwiriza ibyiza no kubuza ibibi, uretse ko hari n'izindi nkurikizi zikomeye cyane zishobora kubabaho, harimo kuvumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko Imana yavuze ku rurimi rw'imwe mu ntumwa zayo, ivuga iti lu'ina alladhina kafaru, baravumwe babandi bahakanye muri bene Israheli, kubera uburyo bajyaga bitwara mu buryo bajyaga bitwara, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, ntabwo bajyaga banabubuzanya, ntabwo babuzanyaga ku kibi babaga bakoze. Imana ikavuga iti icyo nicyo kibi mu byo bajyaga bakora. Mu mpamvu zo kuvumwa kwabo harimo kubura imigisha, harimo ibintu byose kubera abantu kureka amru bil ma'ruf na nahy anil munkar. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti wallazi nafsi biyadi, ndahiye ko umutima wanjye uri mu biganza bye, la ta'muruna bil ma'ruf, mugomba kubwiriza ibyiza, wala tanhauna anil munkar, kandi mugomba rwose kubuza ibibi. Aw la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu, cyangwa se mwicare gato gusa Allah azamanura ibihano bimuturutseho bibagereho, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, hanyuma mujye munamusaba ntiyumve ntabahe ibyo mumusabye. Nubwo mu mpamvu z'abantu kudahabwa ibyo basabye, kureka kubwiriza ibyiza no kubuza ibibi. Abemeramana n'abakunzi b'abandi bemeramana, n'indyarya n'abakunzi b'izindi ndyarya. Imana muri Qur'an yavuze iti al-mu'minu wal-mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Abemeramana n'abemeramana b'abagore b'abayisamukazi bamwe n'abakunzi ku bandi, bafite ibigwi bibaranga. Icyambere nuko babwiriza ibyiza bakabuza ibibi, bakemera Imana. Abo ngabo ni Imana yayoboye, abo ngabo ni Imana yayoboye, kandi abo ngabo nibo bazatsinda. Nukuvuga ko rero mu mpamvu zikomeye zituma abantu batakwakirirwa ubusabe bwabo, nukureka ukubwiriza ibyiza no kubuza ibibi, hanyuma no kurya ibintu bya haram, n'abantu kutitabira gahunda z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ibi byose ni ibintu mu by'ukuri bituma nabo igihe bitabaje Allah atumva ibyabo, kubera ko nabo badashaka kumva ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukubw'ibyo rero bavandimwe b'Abayisilamu, dukwiye kugira ubusabe rimwe mu masengesho yacu akomeye cyane, tukaryitwararika, tukarihoza ku ndimi, cyane cyane ko dufite impamvu zose zo gusaba. Impamvu zo gusaba ziruzuye, impamvu nkuko twabisobanuye mu isomo ryacu ry'ubushize ziruzuye. Maze ikiganiro cyacu kuri uyu munsi, nyuma yuko tugaragaza ibibazo byose Imana yadushoboze kubagaragariza bijyana n'ubusabe n'agaciro ko gusaba, ku munsi wa none tuganire kuri indi sengesho rikomeye cyane nanone ryo, nkuko twari twavuze, hari amasengesho twabonye akorwa n'umubiri nk'iswala n'amasengesho y'imigereka, none tubona amasengesho akorwa n'ururimi, niho twabonyemo dhikri no gusoma Qur'ani n'ubusabe, n'andi masengesho yose twabonye akorwa n'ururimi. Ku munsi wa none turagira ngo turebere hamwe noneho isengesho rindi rikorwa n'umutungo, naryo mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo umuntu ashobore gukiranuka umutima we, no kugira ngo umuntu mu by'ukuri abari umuntu weze ku Mana subhanahu wa ta'ala, w'umukunzi w'Imana subhanahu wa ta'ala. No gutanga rero isadaka. Gutanga isadaka rero nuguhozaho, gutanga uko umuntu ashoboye, nabyo ni byiza mu bihe byose n'ahariho hose, cyane cyane mu gihe cy'ibibazo. Imana yashimagije abantu batanga. Gutanga ni ikintu mu by'ukuri Abayisilamu nanone baratanga, ariko nanone bagombye kurushaho gutanga, kubera ko uratanga ugahabwa nawe, ugira neza ukagirirwa neza. Iyi ni ibada nanone ikome ituma umutima wawe wera, iza yakwiyongera kuri ya masengesho yandi yabanje, ayiswala, aya dhikri, ayo gusaba, washyiraho no gutanga isadaka. Rwose mu by'ukuri ukaba ari intambwe irimo gutera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ari ubukiranutsi bwo mu rwego rwo hejuru, n'umutima wawe kubohoka. Imana yashimagije abatanga, igaragaza n'agaciro ko gutanga muri Qur'an, igaragaza ko iyo umuntu atanze Imana nawe imukubira inshuro nyinshi.
imana muri Qur'an ravuga iti man zalladhi yuqridu allaha qardan hasanan, mbese ninde waguriza Allah inguzanyo nziza Allah akayimutuburira kandi akanamubabarira. Allah subhanahu wa ta'ala nushimira kandi nuwakira. Urabona, ninde waguriza Allah inguzanyo nziza? Nanone imana ikavuga iti in tuqridu allaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum, nimuguriza Allah inguzanyo nziza Allah subhanahu wa ta'ala azayibatuburira kandi azanababarira ibyaha byanyu kubera ko mwatanze. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, ibyo muzatanga mu byiza muzabisanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo muzatanga kubera imitima yanyu mu byiza muzabisanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo uzatanga cyose mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, byanze bikunze uzagisanga imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala muri ibyo byiza uzaba nawe wariteganyirije. Imana igaragaza ukuntu nanone itubura ibyo abatanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ahivuga iti mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, urugero rw'aba bandi batanga imitungo yabo mu nzira ya Allah, bagatanga isadaka mu buryo bwose, kamathali habba ambatat 7 sanabil, bafite urugero rwabo ni nk'urugero tuvuge nk'igishyimbo kimwe, bashyira mu butaka kikavamo imisogwe 7, muri buri musogwe harimo imbuto 100. Tekereza ukuntu Imana itubura ibyiza by'umuntu nk'uyu nguyu uburimo gutanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Cyangwa se urundi rugero rutandukanye n'uru nguru Imana ivuga ku gishyimbo cyangwa se ku misogwe 7, muri buri musogwe harimo imbuto 100. Reba nk'akagori kamwe ushyira mu butaka, Allah subhanahu wa ta'ala kakazamura kakaba ari ikigori, iyo kidehekanye tuvuge ko ari kimwe, wateye kimwe ariko kivuyemo ikigori kimwe gifite nk'utugori ngira ngo sinzi ibihumbi n'ibihumbagiza. Ibyo byose nuko nguko Allah subhanahu wa ta'ala nanone atuburira babandi batanga kubera we. Imana yatanze itegeko iti wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, muzajye mutanga mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yabagizemo mwebwe abasigire. Imitungo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga, imitungo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bagomba rero gutanga mu by'Imana yabagizemo abasigire, bagatangamo kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Izi ni imvugo za Allah subhanahu wa ta'ala n'amagambo ya Allah ari muri Qur'an agaragaza ibyiza kuri babandi batanga, anashimagiza babandi batanga. Imana yashimagije henshi cyane muri Qur'an babandi batanga mu by'Imana yabahaye. Alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن نيجيتابو kidafitemo namba gushidekanywaho n'ubuyobozi kuri babandi bagandutse. Bameze bate? Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ni babandi bemeye bakemera Allah subhanahu wa ta'ala bashingiye kubyo bazaniwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntacyo bigeze babona. Bakemera Imana, bakemera abamarayika, bakemera intumwa, bakemera umuriro, bakemera ijuru, barangiza bagakora n'iswala, hanyuma wa mimma razaqnahum yunfiqun, barangiza no mu byo twabahaye bagatanga. Abo ngabo nibo bantu Imana ishimagiza abandi ivuga ko ari muttaqin. Nawe rero niba ushaka kuba mu bantu baganduka, ugomba gutanga mu by'Imana yaguhaye. Niyo uje muri sunna nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza mu by'ukuri ko umuntu utanga atari kimwe na wa wundi udatanga. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti man at'ama ja'ian at'amahu Allah min thimari aljanna wa man saqa mu'minan ala dhama saqahu Allah azza wa jalla yawm alqiyamah min arrahiq almakhtum. Umuntu uzafungurira akagaburira wari ushonje
Allah subhanahu wa ta'ala nawe azamufungurira ku matunda yo mu ijuru kubera gufungura umuntu ushonje. Allah nawe akagufungura ku matunda yo mu ijuru. Wamara umwemeramana ukamumara inyota yari afite inyota, nawe Allah subhanahu wa ta'ala akazakumara inyota kunywesha kuri za nzoga zo mu ijuru, rahiq maktum, za nzoga zo mu ijuru zidasindisha, za zindi khitamuhu misk. Wamara kunywa waturumu bukagira ngo ni parufe yo mu rwego rwo hejuru. Aho Imana ivuga iti wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, no kubyiza byo mu ijuru, no kubyiza abantu bazahabwa harimo ibyo binywebwa byiza bidasindisha mu ijuru, nabyo bizaboneka kubera ko nawe uzaba hari abandi wamaze inyota ku isi. Ni ibintu rero umuntu umwe, ibyo ntabwo bishobora kuboneka utatanze. Tanga ugaburira, tanga umara inyota, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ngombwa rero ko abayisilamu umuco wo gutanga cyangwa se ibade yo gutanga nayo nkuko isanzwe ari yabo, noneho ariko bagomba kwiha agaciro kayo kanyayo kayikwiriye, bagatanga igihe cyose. W'Imana yahaye agatanga uko Imana yamuhaye. Imana icyo ari cyo cyose irakira, kandi Imana ntabwo irenganyiriza roho ikitari mu bushobozi bwayo. Imana ibwira abantu iti mwebwe muhamagara ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ngaho mwebwera muhamagarirwa kugira ngo mutange mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum man yabkhal, muri mwe harabagundira, wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Ariko mu byukuri bamenye babandi bagundira ko bagundirira roho zabo, barimo barabuza imitima yabo kuzabona ibyiza, kandi mu byukuri ko bagundira ntibatange kubera Allah ntacyo bigabanya ibiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghani, Allah subhanahu wa ta'ala niwe mukungu. Wa antumul fuqara, mwe murabatindi, icyo abantu bafite. Wallahu al-ghani, Allah niwe mukungu, abantu nabatindi, nta kintu bifitiye. Abantu bagomba kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko ko ahangahe icyo Allah ashaka kugaragaza nuko abantu basabwa gutanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, bagatanga mu nzira ye, bakareka n'ubugugu, bakareka ubugugu. Ariko nibatera imigongo, wa intatawallaw, muramutse muteye imigongo, ntimushake gukurikira gahunda ya Allah ngo mutange, yastabdil qauman ghayrakum, kuba yabahinduza abandi batari mwe ntabwo byamunanira, kandi ntibabe nkuko mumeze, ntabwo byamunanira. Abantu rero bagomba gutanga kubera Allah, bakagandukira Allah, batanga. Kuganduka ntabwo ari ukuganduka gusa mu gusari nibyo byo kunsonga, ariko ntabwo wabigira byonyine ngo ndimo ndaganduka utabikomatanyije no gutanga. Ugatanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Uku gutanga rero turimo kumva Imana ishishikariza abantu henshi na henshi, inashimagiza abantu kubera gutanga, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikagaragaza muri hadithi nyinshi agaciro ko gutanga n'ibyiza byo gutanga. Ni byiza ko abantu mu byukuri bari bakwiye guhagurukira kujya batanga mu nzego zigiye zitandukanye no mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo idini y'Imana ishobore kuzamuka, idini y'Imana ishobore gukorerwa, abagaragu b'Imana bashobore gukorerwa, abafite ibibazo byabo bikemuke, baba ari abatindi, baba ari abari ku rugendo, baba ari abanyamadeni, baba ari abari mu bibazo, baba ari mu nzira y'Imana. Ibyo byose bikozwe n'isadaka abantu batanga. Isadaka rero itandukanye ku gutanga kwa buri munsi abantu mu rwego rwo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, bitandukanye no gutanga abantu batanga izaka ya buri mwaka ikomoka mu matungo yabo, cyangwa se ikomoka mu bihingo igihe barimo gusarura, cyangwa se ikomoka mu matungo yabo nk'ihene n'intama n'ingamiya n'inka. Biratandukanye. Iki ngiki ni ikitegeko gifite n'imbago zacyo n'imbibi zacyo n'igipimo cyabyo, izaka. Ariko ibi ngibi nta gipimo, nta n'igihe, igihe cyari cyo cyose ugatanga, haba ku manywa haba nijoro. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti la hasada illa fi ithnatayn, nta kugira ishyari, wenda ushatse no kugira ishyari wagira ishyari abantu babiri. Uwa mbere yaravuze iti rajul atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Wa wundi uwo wagira ishyari ni nk'umuntu Imana yahaye umutungo, ukabona Imana iramushoboza kuwutanga mu nzira z'ibyiza ku manywa na nijoro, uwo ngo niwe wagirira ishyari. Uko gutanga rero kwa buri gihe niko
gutuma umuntu mu by'ukuri yibonera ibyiza akomora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugutanga bifite imigisha myinshi, bifite n'ingabire nyinshi, kandi hari n'amoko yo gutanga izi sadaka. Hari n'ibyo umuntu agomba kwitwararika igihe arimo gutanga isadaka. Hanyuma hariho n'ingero nanone dushobora gutanga kubatanze isadaka mu nzira y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi nibyo dukomeje kurebera hamwe mu kiganiro cyacu. Kubijyana rero n'imigisha n'inyungu ziboneka mu gutanga isadaka. Gutanga isadaka birimo imigisha n'inyungu zikomeye cyane kuri wa wundi utanga isadaka. Aya mafunguro abantu barusha abandi, harabashobora kuyarusha abandi kubera ko nabo batanga, bafasha babandi b'abanyantege nkeya. Uko basaba nuko basari, Allah subhanahu wa ta'ala uko muwafunguriye nuko muwafasha nawe akabaha, kandi akabaha n'intsinzi. Ibi birashimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze iti hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum bi salatihim wa du'aihim. Ese mugira ngo hari ikindi gituma mubona intsinzi, hari n'ikindi gituma mubona amafunguro uretse aba banyantege banyu n'abatindi babarimo kubera ubusabe bwabo no kubahiriza amategeko y'Imana basari? Nukuvuga ko iyo abantu bahaye abatishoboye bagafasha abatishoboye, ni impamvu ikomeye cyane yo kubona intsinzi, ni impamvu ikomeye cyane y'abantu kubona amafunguro. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri hadith al-Qudsi yaravuze ati yabna Adam, yewe mwene Adamu, anfiq, tanga, anfiq yabna Adam unfiq alayk, tanga hanyuma nanjye nguhe. Muttafaqun alayhi. Iyi mvugo yemeranyijwe na Bukhari na Muslim. No kuvuga ko iyo umuntu atanze, Allah nawe aba yishingiye ko bya bindi atanze Allah subhanahu wa ta'ala abimusubiza. Ni nkuko nanone uko bukeye hari abamarayika baba barimo gusabira umuntu, bakavuga ati Allahumma a'ti munfiqan khalafan, undi mumarayika nawe akavuga ati Allahumma a'ti mumsikan talafan. Umumarayika umwe akavuga ati Nyagasani Imana, hurimo gutanga kubera wowe, hurimo gutanga afasha abandi ingurane z'ibyo atanze. Undi mumarayika nawe akavuga ati aha nanone wa wundi ugunyiririza w'ingundirizi nawe ukononekerwa. Nuko nguko niba rero umuntu kubera gutanga, abamarayika bamusabira idua uko bukeye nuko bwije, basaba Allah ko yamuha ingurane, urabona ko byaba atari ukwihombya cyangwa se byaba mu by'ukuri ari ukwishyira mu gihombo gikomeye muvandimwe mu Islamu, udatanze kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala nawe agutuburira amafunguro, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala aguhingurane hashingiwe kuri ubusabe bw'abo marayika. Gutanga isadaka ni impamvu ikomeye cyane y'umuntu gukuraho ibibazo. Hari ibibazo bitandukanye, ibibazo by'igihombo, ibibazo by'uburwayi n'ibibazo bindi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti bakiru bisadaqa fa innal bala la yatakhatta sadaqa. Mujye mwihutisha mubangukishe gutanga isadaka buri gitondo, buri teka, igihe cyari cyo cyose, kubera ko ibigeragezo n'ibibazo ntabwo birenga isadaka. Iyo ibigeragezo bigiye kukugeraho bisanga isadaka ihagaze imbere yabyo, bityo ntibishobore kurenga iyo sadaka cyangwa se ayo maturo ubutanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone intumwa y'Imana yageze avuga iti dawu mardakum bisadaqa, muvure abarwayi banyu mukoresheje isadaka. Birashoboka nanone ko nk'umuntu afite umurwayi warembye ashobora gufata nk'isadaka ye akajya kubatindi, babona babatindi. Hari abantu tuzi bafite ibibazo babatindi, abarwayi, abafite ibibazo by'uburwayi bukomeye cyane nk'uburwayi muri iki gihe buriho bwinshi ndetse no muri benshi, butuma na bamwe ndetse basubira mu bibazo by'ubukene kandi nubwo baba bari batunze. Abantu wabagoboka ukabaha isadaka cyangwa se ukabaha ituro, kwa kumwenyura kwabo, kwa kwishima kwabo na kwa gushima kwabo bikaba impamvu nawe yuko wasaba Allah uti Nyagasani Imana
mfasha nanjye kubera iyi sadaka umurwayi mfite iwanjye akire, ariko wakoze n'impamvu nyine zo kumuvuza. Allah subhanahu wa ta'ala yaguha icyo umusabye kubera nawe ubinyuje ku nzira y'isadaka. Kubera ko muzabirebe abatanga nta muntu w'umukene uretse ko umukene ahita amubwira ati nini ntacyo amubwiye, umukene avuga ati alhamdulillahi rabbil alamin. Burya ari ya jambo nta kikuzi rifite muvandimwe mu Islam. Guha umuntu yarangiza akakubwira ati alhamdulillah kandi se nyamara kuvuga ari ya jambo ubwabyo birakomeye cyane. Ko akarivuga kubera igihumbi umuhaye cyangwa kubera ibihumbi 2 cyangwa se kubera ibihumbi 3 cyangwa se 5 bigira uko bishaka. Ririya jambo nta gaci, nta nubwo ushobora kuvuga ngo rifite agaciro nka ka miliyoni. Intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam, abamarayika Iblis yaravuze ati uriya waramutonesheje umugira ngo ni umukunzi wawe, ugira ngo ni umuntu w'ikirangirire, ndagira ngo nzajye kumugerageza ndebe mu mitungo ye, nabishobora nzamenya koko ko wamuhaye ako gaciro n'uwo mwanya kubera ubugandukira Imana afite no gutinya Imana afite. Ibrahim yari afite imitungo myinshi cyane, ku buryo imitungo ye yaragirwaga n'imbwa nyinshi cyane zarindaga amakumbo y'umutungo we yabaga yuzuye nko mu misozi n'imisozi. Shaytan aramanuka yishyize mu ishusho y'umuntu, ntabwo hano ari Shaytan ahubwo ni marayika wagiye mu ishusho y'umuntu w'umukene kugira ngo arebe Ibrahim ubugandukira Imana bwe. Aragenda ageze kwa Ibrahim aramubwira ati urabona ngende umukene, nagira ngo ngusabe ku by'Imana yaguhaye umpe. Ibrahim aramubwira ati hari ikintu kimwe nkwisabira gusa, nukivuga icyo kintu ndaguha icya gatatu cy'umutungo wose mfite. Ahambwa ati ni ikihe se? Aramubwira ati we vuga uti subuhu qudus rabbul malaikati waruh. Aratagatifuze, nyir'ubutagatifu ni Allah, usingizwa ni Allah, ni nyagasani w'abamarayika na Jibril. Iryo jambo ni uburyo bwa zikiri bukomeye cyane, subuhu qudus rabbul malaikati waruh. Iryo jambo rivuge mpite nguha icya gatatu cy'umutungo uyu nguyu ureba, niba wanagutesheje umutwe ngewe nawe ureka kubera iryo jambo kubera ko nza agaciro karyo. Umugabo aravuga ati subuhu qudus rabbul malaikati waruh. Ibrahim ati ubwo icya gatatu ndakiretse, kibaye cyawe ngenza ibihembo nzabikura ku Mana kubera iryo jambo gusa. Ibrahim aramubwira ati ongera urivuge nguhe icya kabiri cyabyo. Umugabo arongera arisubiramo. Ibrahim ati ubwo umutungo wanjye igice cyose bibaye ibyawe. Ibrahim aramubwira ati ongera urivuge nguhe umutungo wanjye wose nigendere. Umugabo arongera aravuga ati subuhu qudus rabbul malaikati waruh. Yari umumarayika. Abivuze Ibrahim afata imigozi n'ibintu bye byose aramubwira ati bana ubu ngiye nta kintu mfite hano, ibyo mfite nzabisanga imbere y'Uwiteka kubera ayo magambo wavuze, ibintu byose ni ibyawe. Umumarayika aramubwira ati garuka, ati ubundi ngewe ntabwo ndi umuntu, ngiye ndi marayika, nari naje kureba gusa kuko Imana yakugize umugaragu wayo uyubaha, Imana ikugira umukozi w'Imana, nagira ngo ndebe koko agaciro uha umwanya wawe Imana, agaciro mu mutima wawe uha Imana nakaye. Ati none ndabibonye koko nukuri ukwiye kuba umukunzi w'Imana, ukwiye no kuba umugandukira Imana wo mu rwego rwo hejuru. Uwo ni uwa mbere. Kubera tekereza ijambo nk'iryo ngiryo, nawe uhaye umuntu igihumbi aravuze ati alhamdulillah, biriya bintu nta n'ikiguzi wabibonera biriya bintu. Hanyuma none Ibrahim mu migani dusoma muri Quran kanasesengurwa yigeze kugenderwa n'abamarayika Jibril na Mikail na Israfil. Bari bagiye banyuraho gusa muri Palestina bagiye koreka akarere ka Sadum ku ntumwa y'Imana Lut alayhi salam. Abantu bari baragomeye Imana baragiye bageze kwa Ibrahim. Icyambere Ibrahim yakoze akibabona nuko yahise yikaka mu gikari, aragenda bazi itungo rye, araryokeje neza afatikanyije n'umugore we, arishyize ku isiniya nini cyangwa se kidasesa, ararizanya rishyira imbere yabo. Arababwira ati ala taakulun, mbese kuki mutarya? Nagenda hangayika mbatunganyirije amafunguro, ndabona muri abashyitsi, mbese kuki mutarya?
abamarayika baramubwira ataramenya ko ari abamarayika, baramubwira ati ibiryo byawe ntabwo tubirya keretse ku kiguzi, ntabwo twamenyereye kurya iby'ubusabusa gutya, tubwira ikiguzi cyo turi buguhe. Ibrahim arababwira ati ibiryo byanjye ikiguzi nshaka ntabwo ari ikindi, ndagira ngo nimujya kurya gusa muvuge muti bismillah, nimurangiza muvuge muti alhamdulillah. Ibyo bintu uko ari bibiri gusa nicyo kiguzi, sinshaka amadolari, sinshaka amayerureka, ndashaka bismillah qabla al-akli, mbere yo kurya alhamdulillah mumaze kubirya. Bifite agaciro gakomeye cyane kuba bizi. Tekereza abamarayika bahise bamubwira bati koko wowe koko uri umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Reba ibyo Ibrahim abonaga ko ari ikiguzi gikomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya magambo yangaye kubera ko yamaze gutanga, akabwira umuntu ati vuga aya magambo nanjye nguhibi, cyangwa se ikiguzi cy'ibyanjye nibi. Nawe rero kubera ya noti yawe y'igihumbi watanze, cyangwa se kubera ya noti ya 5 yawe watanze, ukayiha umuntu w'umutindi, cyangwa se ukayiha umuntu w'umukene, cyangwa ukayiha umwana ukeneye minerval, cyangwa ukayiha impfubyi yabuze umuti, ntabwo wagombye kugira ikibazo. Kuko uko nabonye mu bayisilamu nta muntu w'umuntu ikintu ngo aceceke. Imara avuga ati jazakallahu khairan, Imana iguha ibyiza biruta ibyo umpaye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Cyangwa se akavuga ati abatazi kuvuga iryo jambo akavuga ati alhamdulillah, akagaragariza nyagasani ko anejejwe n'icyo akorewe. Ibyo bintu koko mu Islam urabona kwihuguza ibyo bintu, kandi abantu bafite ubushobozi ukunguko se kwihuguza kudafite nyuma yako kwihuguza. Kuki abantu badatanga kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala, kugira ngo bagire neza abantu babasabire, bagire neza abantu bishimira Imana ibishimire nabo, hanyuma yatuburire n'ibyabo, batangizo sadaka zabo, basabe Allah subhanahu wa ta'ala bakurireho ibibazo by'uburwayi kuri bo no kubabo. Isadaka rero zifite imigisha myinshi cyane. Isadaka zihanagura ibyaha n'amakosa y'abantu, n'abantu Imana ikabakura mu muriro. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Muaz, aramubwiye ati ya Muaz, ala adulluka ala abwabil khair, ese uragira ngo nkwereke imiryango y'ibyiza Muaz? Igisibo n'urukingo rubuza umuntu kuba yagomera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'u an-nar, isadaka abantu batanga zizimya amakosa yabo, zizima ibyaha byabo nk'uko amazi azimya umuriro. Nuvuga ko niba umuntu abona ko hari ibintu ashobora kugomeramo Allah, cyangwa se akaba agomera Allah mu buryo runaka, nta kindi kizimya makosa, nta kindi kizimya ibyaha uretse gutanga isadaka, hashingiye kuri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yageze aho ivuga iti liyaqi ahadukum wajhahu 'anil nari walau bi shaqqi tamra, umwe muri mwe arinda uburanga bwe n'umuriro wa jahannam, kabone nubwo nta kindi yaba afite uretse gutanga agace kitende gusa. Nuvuga ko gutanga isadaka, kabone nubwo waba utanze agace ako atanga kariko kose, Allah subhanahu wa ta'ala arakakira. Ikingezi kagomba kuba gusa gakomotse mu bintu bya halal. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati man tasaddaqa bi'adli tamrat min kasbi tayyib, uzatanga icyangana nk'itende gatoya cyane. Itende kuba tayizi sinzi wayigeranya n'urubuto ruryohera, bese n'urubuto rutoya cyane udashobora kunganya wenda nk'inkeri tubona iri munsi yayo gato, cyangwa hariho n'izingana nk'inkeri. Niba nta kindi ufite ushobora gutanga agace kayo, Imana subhanahu wa ta'ala izakurinda ibihano by'umuriro wa jahannam. Abantu batanga isadaka ni umutekano, n'ikimenyetso kigaragaza ko Allah nabishaka bashobora kugira impera nziza n'indunduro nziza. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti inna sadaqa la tutfi'u ghadab rabb wa tadfa'u maytata as-su', isadaka ukugutanga bizimya uburakari bwa nyagasani subhanahu wa ta'ala ku muntu. Allah subhanahu wa ta'ala yari yakurakariye kubera gutanga, uburakari bwe bugashira, hanyuma nanone gutanga bigakuraho gupfa nabi, bikaguha impera nziza, kuba wagira ukazagera ku mwisho, ukaba umwisho mubi. Ibyo byose
nta kindi cyabikurinda, nta n'ikindi cyabigukinga uretse gutanga isadaka mu nzira y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Isadaka, gutanga isadaka, abatanga isadaka niba abandi bazagerana n'amahirwe ku munsi w'imperuka yo kuba mu gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala. Umunsi nta gicucu kizaba kiriho uretse icyo gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hadithi ndende izwi ikunda kuvugwa kenshi cyane. Muri yo hadithi yaturutse kwa Abi Huraira, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Abantu barindwi Allah subhanahu wa ta'ala azabatwikiriza igicucu cye. Umunsi nta gicucu kizaba kiriho uretse igicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwa mbere yavuze ni umuyobozi uhagaze ku kuri n'ubutabera. Uwa kabiri ni umuntu umusore inkumi yabyirutse iri kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Uwa gatatu ni umuntu utava mu musigiti iteka ryose bahamagara iswala ari mu musigiti, mbese agasoka mu musigiti ye ku kazi bahamagara iswala akajya gukora iswala. Umuntu nk'uyu nguyu utekereza ku iswala igihe cyose, uyu nguyu azari muri babandi barindwi ku munsi w'imperuka. Umunsi nta gicucu kizaba kiriho uretse cya Allah subhanahu wa ta'ala. Iki uyu nguyu azaba kirimo kubera gutekereza iswala kwe, gukora iswala kwiteka kandi akayikorera mu musigiti. Umuntu wa kane ni abantu babiri bakundanye kubera Allah, bagakundana kubera Allah, bakanatana kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu wa gatanu ni wa wundi umugabo wahamagawe n'umugore mwiza ufite icyubahiro akamubwira ati ndakwifuza, cyangwa se umugore wahamagawe n'umugabo ufite icyubahiro akamubwira ati ndakwifuza, akamubwira ati kada ngenda tinya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu nk'uyu nguyu, umuntu ufite ubupfura nk'ubu, nawe Allah subhanahu wa ta'ala azamugorora ku munsi w'imperuka kuzari muri babandi bazari muri iki gicucu. Uwa gatandatu ni umuntu watanze isadaka akoresheje ikiganza cye cy'iburyo akayihisha, atari babandi batanga isadaka yarangiza atararenga intambwe ebyiri, atararenga intambwe eshatu, akatangira kwivuga imyato, avuga uwo yagiriye neza, avuga ukuntu yamukuye mu bibazo, avuga ukuntu iyo atabawe atari kuvaho yarari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugatanga isadaka. Isadaka rero ni cya kindi twavuze ati umuntu utanga isadaka azaba ari mu gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Umunsi nta kindi gicucu kizaba kiriho uretse igicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ugatanga isadaka yawe ukoresheje ikiganza cyawe cy'iburyo ukayihisha kugeza nubwo ikiganza cyawe cy'ibumoso kitamenya icyo watanze. Aho ngaho ni igisobanuro ngira ngo kirenze kikwereka ko niba ikiganza cyawe kitagomba kumenya icyo watanze, nuvuga ko kujya gutangaza ibyo watanze ibyo ngibyo atari byiza, nta nubwo ari umuco nkuko tuza kubibona uranga abantu batanga isadaka. Umuntu wa karindwi rero uza uri muri kiriya gicucu nkuko bigaragara muri hadith ni wa wundi rajulun dhakara Allahu khaliyan fafadat aynahu muttafaqun alayhi. Ni umuntu wibutse Imana wenyine, ari wenyine, ari ahantu mu cyumba, ari mu musigiti, yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore, agatekereza ubuhangange bw'Imana n'ubutware bw'Imana n'ineza y'Imana kuri we, nuko azifata imbere y'Imana igihe cyari cyo cyose nagaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akagira ubwo mpaka amaso yakazinga amarira. Uyu nguyu ufite ibigwi bingibi cyaba kimwe muri ibi bya bibi byose, uyu nguyu yizere neza ko ari muri ba bantu barindwi Allah subhanahu wa ta'ala azashyira mu gicucu cye ku munsi w'imperuka. Iyi hadithi nta mpamvu yindi itumye tuyivuga, byari mu rwego rwo kugaragaza no gushimangira ko gutanga isadaka ari kimwe mu bintu bishobora kuzaha umuntu amahoro n'umutekano ku munsi w'imperuka. Umunsi abantu bazaba bakeneye umutekano, wowe ukawubona rwose kubera isadaka zawe, wowe ugatuza kubera isadaka zawe, wowe ukumva utekanye kubera isadaka zawe. Abantu rero bagomba nanone kwiga nyuma yuko bakora amasengesho y'imigereka yo gusari, nyuma yuko bakora amasengesho y'imigereka y'ubusabe no gusoma Qur'an, abantu bakiga nanone gukora amasengesho y'umugereka ku cyazo kijyana no gutanga uko umuntu yishoboye. Umuntu atinya Imana uko yishoboye. Niba ufite ibihumbi tanga mu bihumbi, niba ufite mu majana tanga mu majana, uko ushoboye.
Imana izakwakira kandi Imana irakira kandi igashima. Ibyo ni imigisha n'ingaruka nziza ziboneka kubera abantu gutanga izaka. Twazivuze mu buryo burambuye tugenda tugaragaza na gihamya zishimangira ibyo twagendaga tuvuga, kukuba gutanga isadaka bituma umuntu abona amafunguro, gutanga isadaka impamvu yo kuba Allah subhanahu wa ta'ala nawe aguha, ugasabirwa n'abamarayika, kandi gutanga isadaka byaba impamvu yo gukurirwaho ibibazo, gutanga isadaka byaba impamvu yo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akagukiriza uburwayi cyangwa se akagukiriza abarwayi. Gutanga isadaka biguhanagurira ibyaha, gutanga isadaka uzisanga mu gicucu cy'Uwiteka ku munsi w'imperuka, gutanga isadaka bizaguha impera nziza. Muvandimwe mu Islamu, wagombye mu by'ukuri mu by'ukora mu buzima bwawe kunyuranya amasengesho. Niba hamagara abajyaga basiba, winje mu muryango w'abasibaga. Niba hamagara abajyaga batanga isadaka, winje mu muryango watanga isadaka. Niba hamagara mu muryango wasomaga Qur'an no gukora zikri, winjire muri uwo muryango. Abantu ku isi dukora ubujyanja bwinshi kugira ngo ubuzima burakomeye. Abantu bagakora urwinjiro ahantu ho kwinjira amafaranga niyo haba ari miliyoni, ugafite imirimo itandukanye yakwinjiriza ubushobozi bwo kwisi. Ahangaho ugacuruza, ahangaho ukorora, ahangaho ugahinga, kwa buri umukozi ahantu runaka, ukaba uri umuntu mu bintu runaka. Mbese ugasanga umuntu afite nk'ibintu ni nkuko nguko. Kuki se twumva ko mu buzima bwo kwisi wakora ibingiye kugira ngo wigwizeho, ariko kubijyana na akhera ukumva ko wazajya mu ijuru ry'Uwiteka kubera ko wakoze kimwe gusa? Ni ngombwa gutandukanya ibadat, amasengesho. Umuntu akisanga mu miryango yose y'amasengesho. Ibyo rero nibyo byiza ku cyazo kijyana n'ingaruka nziza, ku cyazo kijyana no gutanga isadaka. Isadaka rero zirukwinshi. Isadaka zirukwinshi. Umuntu ashobora gutanga amafaranga, nabyo no gutanga kugira ngo ibintu runaka bikorwe. Ushobora kuba wenda ushaka kwishyura umwarimu wigisha abana Qur'an, ushobora wenda kuba wakubaka umusigiti cyangwa se ugafasha mu kubaka umusigiti nk'uko imisigiti bayubaka hirya no hirya. Ushobora gufasha imfubyi cyangwa se abapfakazi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti ana wakafilul yatim kahataini fil janna. Ngewe n'umuntu ufasha imfubyi cyangwa se urera imfubyi tuzaba turi babiri, turi kumwe mu ijuru. Intumwa y'Imana ifatanya intoki zayo ebyiri, musumba byose namukubita rukoko. Bikwereka ko umuntu ufasha imfubyi cyangwa se akarera imfubyi agatanga, mbese ngatanga isadaka, uyu ngo ari umuntu uzaba ufite umwanya w'ikirenga imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Abantu bagafasha abantu b'abakene n'abatindi, haba ari ukubaha umwambaro, haba ari ukubaha umuti, haba ari ukubaha icyo ari cyo cyose cyabafasha. Ibi ni ibintu bikenewe mu by'ukuri, kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ko hari ibintu umuntu akora binyuze mu nzira yo gutanga, mu by'ukuri bikaba impamvu ye yo koroherezwa mu buzima bwe ndetse n'igihe aryamye mu nda y'isi. Intumwa y'Imana muri hadith yaravuze iti sab'un yajri lil'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ibintu birindwi biba ku mugaragu cyangwa se bihemberwa umugaragu, ibihembo byabyo arabibona, umugaragu arabibona, kabone n'igihe ari mu nda y'isi, ari mu mva yaramaze gupfa. Ibihembo by'ibyo bintu birindwi arabibona. Icyambere, man allama ilman, umuntu wigishije ubumenyi. Hangari nk'ukuri babandi bafite icyo bazi, bamenye, bize. Niba ushaka kugira ngo uzagira ikintu cyagufasha umaze gutabaruka warapfuye, ni ukwigisha abantu. Ntabwo wakwigisha utarize. Cyambere nuko wiga hanyuma ukigisha, ko Imana izagushoboza. Kabone nubwo wakwigisha ikintu gito cyane, ibihembo byacyo bizakugarukaho ndetse n'igihe uzaba uryamye mu mva yawe. Nanone ushobora kwigisha wenda bitanyuze kukuba warize, ariko kubukoresha amafaranga yawe. Wishyuye umwarimu watanze isadaka, wishyura umwarimu yigisha abantu bamenya gusoma Qur'an, bamenya uburyo basaba Allah subhanahu wa ta'ala, bamenya uburyo basari, bamenya uburyo bagandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu ngo yabikoresheje ubwenge yashatse, nawe ubikoresheje amafaranga washatse. Nuva utanze isadaka, allama ilman, warigishije kugira ngo abantu basobanukirwe. Au ajra naharan, cyangwa se wenda n'umugezi runaka, byaba biri mu rwego rwo gucukura imigezi cyangwa se gucukura amariba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba hari iriba wacukuye cyangwa se
urugero rw'amariba nko muri kigeni nka robine. Izi ni imigisha n'ibyiza byinshi cyane abantu ngira ngo batarasobanukirwa imiryango y'ibyiza. Hari imisigiti myinshi dufite mu biturage hano umuryango w'abayisilamu wubaka cyangwa se iba yarubatswe n'abaterankunga, usanga abayisilamu kugira ngo babone amazi yo kwisukura cyangwa se babone amazi yo kunywa ari ikibazo. Kuri babandi rero b'Imana yahaye, hari aho gushyitsa amazi ku musigiti bishobora kugusaba nk'ibihumbi 100, ikaba ari sadaka yawe, sadaqatun jariya. Ayo mazi akajya ku musigiti, abayisilamu akajya bayatawaza, abayisilamu akajya bayanywa, abanyuze ku rugendo, abahisi ku nzira bakayavoma bakayanywa, hanyuma abaturiye umusigiti bakayavoma. Ni igikorwa gikomeye cyane gishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ni sadaka umuntu abatanze ku buryo bugaragara. Niba ari umugezi cyangwa se iriba, ariko ibitwa bisimbuza. Niba ari iriba ricukuze, niba hari ibomba shyiraho ibomba, ko hari abandi amabomba afatanya n'imisigiti ariko kugira ngo ayo mazi agere ku basiramu basarira aho ngaho cyangwa se ku bantu banyura aho ngaho, kikaba ari ikibazo. Iyi ni imiryango y'ikhairi ku bantu bafite ubushobozi Imana yahaye, kuko babikora kandi bikazabagira ingaruka nziza banamaze gupfa. Cyangwa se gharasa nakhlan, cyangwa se ugatera nk'igiti nk'itende. Hano intumwa y'Imana yavuze igiti nk'itende, ariko ni nk'urugero rwabyo. Ushobora gutera igiti, wenda na avoka se, ni ipera se, amakomamanga se, wenda ugiteye ku musigiti cyangwa se ugiteye ku nzira cyangwa se ugiteye mu murima cyangwa se ugiteye ahantu. Uko abantu bazajya bakirya uri mu mva yawe, ni nako nawe Imana izajya kuzamura urwego kandi ikaguha ibihembo. Ibintu nk'ibi ngibi umuntu akiberaho muri iyi miryango yose yafasha umuntu, ugasanga umuntu nta na hamwe wamushakira, nta na hamwe, nta bumenyi, nta sadaka, nta riba, nta giti wateye cyangwa se ikintu cyagira abantu akamaro. Au bana masjidan, cyangwa se wenda wubatse umusigiti da. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti man bana lillahi masjidan, uzubaka umusigiti kubera Allah, bana Allahu lahu qasran fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala azakubakira nawe villa mu ijuru, aguha inzu y'igitangaza mu ijuru kubera umusigiti. Kabone n'ubwo umeze uti, abantu barabishoboye. Nyamara n'abayisilamu bafite ibibazo by'imisigiti hirya no hirya. Hari n'abagisarira ahantu hava, abafite amabati yatobotse, abafite abandi basarira ndetse rimwe na rimwe no mu byatsi. Nubwo ntarabona hari umusigiti w'ibyatsi, ariko biragaragaza ko naho bishoboka, ko hari aho abasilamu bataragera kuri urwo rwego rwo kugira ubushobozi rwo kubaka iyo misigiti meziri. Ukubaka umusigiti kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ugakura abayisilamu kuba mu ahantu hadashimisha, hadasukutse, Allah nawe akakubakira inzu mu bwami bwawe bw'ijuru. Iki kintu kandi cyo gukora iki gikorwa kikazaba impamvu yawe kugira urumuri n'ibihembo byayo ukabibona n'igihe uzaba uryamye mu mva. Hanyuma ikindi nanone muri ibyo 7, au warasa mushafan, cyangwa se hari igitabo wasigiye abantu, umusafu Qur'an, abantu bayisome. N'uburyo ki hari sadaka watanze kugira ngo Qur'an igere ku bantu, cyaba ari igitabo kigere ku bantu, kigere ku bana bayisama gisome. Cyangwa se icyanyuma, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, cyangwa se ukaba warasize umwana uzajya ugasabira imbabazi nyuma yuko witaba Imana. Ibi bintu uko ari 7 ni imiryango cyangwa se ni ibice runaka umuntu ashobora kunyuzamo isadaka ye, kandi isadaka ikabi y'umumaro, yabinyuze mu kwigisha, yabinyuze mu gusakaza amazi, yabinyuze mu gusakaza imbuto ziribwa, yabinyuze mu kubaka umusigiti, yabinyuze mu gusakaza igitabo cyane cyane Qur'an, yabinyuze mu guha abana uburere bwa nyabwo butuma abana bazamenya agaciro k'ababyeyi babo, ababyeyi batabaruka abana bagasigara babasabira. Ibyo byose ni ibintu bifatwa nka sadaka tatuwa. Ariko umwana kugira ngo agere idaraja yo kugusabira, umwana utigeze wigisha kandi ntiwamwigisha ifaranga utaritanze, ibyo ntabwo bishoboka. Nuvuga ko iyo ni imiryango yose y'umuntu ashobora gutangamo kugira ngo mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala muzamura urwego, amabarira ibyaha kandi amugere mu bantu b'intoreza Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Imiryango ni myinshi. Hari abandi usanga imisigiti yabo nta n'amatara abamo. Tureke n'aya matara
y'amashanyarazi n'amatara asanzwe aya ngaya ntayo bafite, ryaba ari karabayi, ryaba ari tara riciritse. Hariho n'abatagira n'agatadowa ye, ariko agatadowa ko nta nugakeneye. Byibura ahashobora kuba haba amatara y'amashanyarazi, ushoboye ugashyiramo abayisilamu amashanyarazi, kubera Allah subhanahu wa ta'ala akiriza abasilamu amashanyarazi, nawe azakwakirize amashanyarazi mu mva yawe. Abantu bikabananira ibi bintu. Cyangwa se imiswala, aho abayisilamu bashyira uburanga bwabo barimo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala mu misigiti. Ushobora kubona yakuzura umusigiti cyangwa se umuswala umwe uko ushoboye, icyo ari cyo cyose utanze kubera Imana subhanahu wa ta'ala, Imana iracyakira. Ibi rero ni ibintu mu by'ukuri abantu bagomba kwitwararika, abantu bagomba kumenya ku kibazo kijyana no gutanga, bityo abantu bagakomeza kuba abagaragu b'Imana, bagandukira Imana binyuze mu masengesho agiye atandukanye, harimo n'iringiri ryo gutanga. Ingeso rero zigomba kuranga utanga. Umuntu agomba gutanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kwereza Imana igikorwa cyawe. Ntutange kubera naka, ntutange kubera ijisho, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti innamal a'malu binniyat. Ibikorwa byose bijyana n'umugambi. Nanone hashingiwe kuri hadithi ya Abi Huraira, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga awwalun nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah rajulun istushhida. N'umuntu mu bantu bambere bazacirwa urubanza ku munsi w'imperuka, ni wa wundi waguye ku rugamba mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazajyanwa akigizwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamubaza, kamubwira ati sinaguhaye inema runaka, sinaguhaye inema runaka, ntiwashoye. Akavuga ati ntiwarwanye mu nzira yanjye, akavuga ati narwanye. Ariko warwanye kugira ngo abantu bavuge kuri intwari, cyangwa se hari ikindi washakaga iminyago, washakaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Barangiza bakagutambikana bakakujyana mu muriro kubera ko wabuze ikhlasu lillah, wabuze kwereza Imana. N'inkundi wajya gatanga, nawe intumwa y'Imana muri hadithi yaramuvuze, undi ati naratangaga, Imana itari kuwatanga kugira ngo abantu bavuge kuri umunyabuntu. Byaravuzwe cyangwa ntibyavuzwe? Umuntu avuga ati byaravuzwe, icyo washakaga nicyo, bagutambikane. Undi avuga ati nasomaga Qur'an, natangaga ubumenyi, Imana iti ukabutanga kugira ngo abantu bavuge kuzi gusoma cyangwa se kuri umumenyi cyangwa se kuri intyoza. Byaravuzwe cyangwa? Umuntu ati byaravuzwe. Imana iti icyo washakaga nicyo, ntugire ikindi uza kuryoza hano. Ibintu nk'ibi ngibi nukuvuga ko umuntu iyo arimo gutanga agomba kuba mukhlisa lillah, akereza Imana igikorwa cyo gutanga, kugira ngo subhanahu wa ta'ala yakire igikorwa cye. Ibikorwa byose umuntu akora mu idini agomba kuba byereje Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri bavandimwe b'Islamu, gutanga ni umuryango ukomeye ushobora kuzamura umuntu urwego, bigatuma ibyo afite nawe bitubuka. Imana irinda ubuzima bwe, ikanamuha n'ubuzima burambye, kandi Imana imufasha, ikamufasha no mu byi, ikamufasha no mube, ikanamurinda. Kandi Imana mu by'ukuri izamugororera mu buzima bwo kwisi, n'igihe azaba ari mu nda y'isi, n'igihe azaba ari ku munsi w'imperuka ku kibuga kibarura, ndetse anamaze kujya mu ijuru, Imana ikamugororera bihebuje kubera gutanga kwe. Birakwiye ko abayisilamu nanone bakomeza kwimakaza umuco wo gutanga iteka ryose, kubera ibikorwa by'iterambere idini riteganya, kugira ngo idini rikorerwe. Nahangaha ngira ngo nsozereje ikiganiro cyacu nanone cyo kuri uyu munsi. Nizera ko muzakomeza gutega amatwi ikiganiro kizakurikiraho, kugira ngo dusoze nanone imico igomba kuranga abantu batanga. Nahangaha ndangirije, nizera ko ibi byavuzwe byaba by'umumaro kuri mwebwe. Mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Amahoro nasakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu bayo n'abasanyanyando bayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.